tubahaye ikaze rero kuri channel yacu yatumenye BTV. Mwebwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, abari muri Afurika, tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu yatumenye BTV. Uyu munsi wa none twasuye umusigiti wa Onatracom uzwi ku izina rya Al-Fatiha, ahagiye kubera igikorwa cyo gutanga zakatul mal. Uyu musigiti rero uherereye mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyarugenge, ahazwi ku izina rusange rya Nyamirambo. Ni umusigiti ndangaburanga, ni umusigiti uteye amabengeza, ni umusigiti uhurirwamo n'ingeri zose z'abayisilamu, baba abo mu Rwanda cyangwa se abaturutse hanze yarwo. Uherereye mu gace kitwa i Nyamirambo. Murabona ubwiza bwawo, murabona ko uteye amabengeza. Reka tubinjizemo imbere, tubereke imbere uko hateye. Aho ni mu marembo yawo. Murabona ko ni umusigiti mwiza cyane. Uyu musigiti miwugize nabyo harimo amashuri ay'incuke, aya primaire, hakabamo abantu parikingi y'amamodoka ariyo aya mureba. Reka rero tubinjize mu gikorwa nyirizina cyo gutanga zakatul mali, kugira ngo bigaragare ko mwese twifatanyije muri iki gikorwa nyirizina. Tubibutsa gukora subscribe kuri iyi channel yacu, mukanda ku nzogera, mukora share y'ibiganiro tubagezaho bya buri munsi ku nshuti n'abavandimwe. Ntizimbye mu magambo rero, mwese tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyo gutanga zakatul mal kigiye kubera kuri uyu musigiti wa Al-Fatiha uzwi ku izina rya Onatracom. Murakoze. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikiye kuri channel yacu ya tumenye BTV, aho turi hano mu musigiti wa Onatracom uzwi ku izina rya Al-Fatiha, aho barimo gutanga inkunga ku bayisilamu babana n'ubumuga, inkunga izajya ibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi. Turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'umuryango wa RMC, ariho barimo gutanga izi nkunga. Izi nkunga zirimo amamashini yo kudoda, ngaya murareba, amamashini azajya abafasha kwiteza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bamwe muri bo bamaze kuyafata, ariko reka dukurikire turebe uyu muhango urimo urabera mu musigiti wa Onatracom wo bita Al-Fatiha. Reka turebe uyu muvandimwe wamaze guhabwa imashini, tumusuhuze kandi tumubaze. Dada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amakuru yawe? Alhamdulillah. Umeze ute? Imana. Wowe bakwita nde? Sifa Nyirabasindi. Sifa Nyirabasindi. Nyirabasindi. Yego. Iki gikorwa cyo guhabwa izi mpano z'imashini wacyakiriye ute? Nishimye cyane. Naam. Shima n'Imana yagize umuyisilamu. Amina. Urateganya kuyikoresha iki iyi mashini baguhaye? Imashini ngiye kwinjira neza mu kazi, kudoda ku gikoresho cyanjye. Ubuzima burushaho kugenda neza.
ubusanzwe wari usanzwe uri umutayeri cyangwa ntabwo wari umutayeri? Aka kazi ugakorera mu rugo cyangwa ugakorera muri atelier? Aka kazi ko kudoda usanzwe ugakorera mu rugo cyangwa ugakorera muri atelier? ngakorera ibaraza ry'umuntu. Wimazemo igihe kingana iki? kuva ngo kuva 2015. Kuva 2015 ukora aka kazi. Ariko nyine kubona ibikoresho kiba ari ikibazo. Ubu rero umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ukaba uguteye inkunga, wabwira iki abandi batari Abayisilamu? Reka tubaze noneho turebe n'undi Muyisilamu nawe wari uje guhabwa impano ye y'imashini. Reka tumurebe. Ubu n'undi muvandimwe nawe umpaye impano ye y'imashini izajya imufasha kwiteza imbere no kwikenura mu buzima bwe bwa buri munsi. Murabibona ko ari imashini ahawe yuzuye izajya imufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Iki ni igikorwa cyateguwe n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC, kivuye ku bufatanye n'Abayisilamu muri rusange, aho batanga ituro rihoraho rya buri mwaka. Uyu akaba ari umusaruro rero wavuye umuryango w'Abayisilamu uteganya ko ugomba kuyafashishamo abakene, cyane cyane abafite umwuga. Reka twumvishe Jamiru. Naam. na transport inshallah. Naam. Rero bavandimwe. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Cyane kubashimira uburyo mwitabiriye iki gikorwa. Ikindi tubasaba nuko mwadufasha ubukangurambaga mukabwira abantu yuko zakatul mal ari itegeko ry'Imana, atari amahitamo yacu, kandi Imana subhanahu wa ta'ala izabitubaza. Rero muri miliyoni imwe tuze gutanga 25 muri miliyoni atari amafaranga menshi cyane. Kwiga 25 ukagira icyo utanga umutungo wawe umererwa neza, Allah ashyiramo baraka. Dufashe n'abasilamu dusangira hano n'ahandi byakozwe, tukangurira abantu gutanga zakatul mal. Iyo dutanga zakatul mal, abana bacu basiga neza, b'abana b'imfubyi bazana uyu munsi, twabuze indivare, twabuze abantu bakubwira ati nta bushobozi ufite, ibyo tubishobora byose. Icyabitegura cya mbere bavandimwe ni zakatul mal. Tugerageze twibutse abavandimwe bacu, twibutse inshuti zacu, twibutse abantu bose bagomba gutanga zakatul mal muri itegeko ry'Imana. Dusoreje aha ngaha twasabye ko Allah subhanahu wa ta'ala yuko abavandimwe bashyikijwe bazayikoresha neza, ubutaha nabo bagatanga zakatul mal inshallah, nabo ikagera ku bantu. Birashoboka bakoze neza, bashobora kwiteza imbere, bakagera nabo mukava mu cyiciro cyo guhabwa zakatul mal, ahubwo bakaba mu cyiciro cy'abayitanga, kandi birashoboka inshallah. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala gutera inkunga iwadukize muri Rwanda gatatu, akazamuza umujuru bya Firdaus inshallah. Hasigaye umuntu umwe wo muri Gasabo, ni Nyarugenge, ikicwe na Gasabo, ikarere gataza umuntu umwe, ariko nituyitanga twese ubutaha n'abandi bazajya ku icumi bagiye muri banki inshallah. Rero namusoreje niwo muri Gasabo nawe ni mu nzira arayihabwa mu kanya ku bushobozi bw'Imana nahagera. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twegereye rero wari ushinzwe Murangwa Jamil. Reka turi kumwe rero n'umuvandimwe, nagira ngo abanze atwibwire.
Sheikh Jamil Murangwa naam abashinzwe ibwirizabutumwa n'imigenzo y'idini muri RMC. naam ni umuhango waduteranyirije hano mu by'ukuri wari umuhango ki Ino umuhango wo kugira ngo dushyikirize abayisilamu igendo ryabo bagenderwa n'Imana. naam Allah tubwira muri Qur'an ati wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal ma'lum naam wal mahrum. Mu bemeramana harimo igeno ry'abantu naam babandi bagenda basabiriza cyangwa se n'abayisilamu muri rusange. Hari abantu bagenewe igeno mu mitungo yacu. Naam. Iryo geno Islam ryita zakatul mal. Ni amafaranga umuntu aba mbese hari ukora akagira icyo azigama cyangwa akagira icyo asagura. Icyo usagura Allah tubwira yuko tugomba gusangira na bagenzi bacu badafite ubushobozi. Nicyo rero twabageneye uyu munsi niyo bita zakatul mal. iki gikorwa kibaye inshuro zingahe gikorwa n'umuryango wa RMC Ubundi kiba buri mwaka. buri mwaka Buri mwaka twifuza ko kijya mu mugaragaro kugira ngo uku kwezi turimo RMC yatangije ukwezi kwa zakatul mal. Isaba yuko ukwezi kwa zakatul mal abantu bajya bakangurirwa gutanga zakatul mal kugira ngo batange babwira abayisilamu yuko zakatul mal bagomba kwitanga ari itegeko ry'Imana kandi ari inyungu zabo kwitanga kuko uyitanze Allah subhanahu wa ta'ala umutungo wawe ashyiramo imigisha ko ari igeno watanze ugasaba n'abandi batishoboye. Niyo mpamvu zakatul mal yatanzwe. iki gikorwa cyakozwe cyo gutanga zakatul mal cyakozwe mu Rwanda hose cyangwa ni mu mujyi wa Kigali gusa Hari uturere twatoranyijwe tugomba guha kubera ko yabonetse nkeya. Habonetse n'igihembwe cya mbere cya zakatul mal Naam. habonetse miliyoni 6 n'igice. Akaba hatoranyijwe uturere 15 harimo Musanze, Rulindo, Muhanga, Bugesera, Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Ngoma, Kirehe, Nyagatare, Rubavu, Rusizi, Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. rero Twageneye iyi zaka mu buryo bwa mbere. ubutaha murateganya ko iki gikorwa cyakwaguka kigana ahagana hehe Bizaterwa na zaka iba yabonetse naam kuko abagenerwabikorwa baba benshi bitewe n'abacuruzi cyangwa se abafite ubushobozi icyo bazaba batanze. Niyaramuka yiyongereye ku bushobozi bw'Imana n'ahandi hose tuzabageraho inshallah. n'iki rero wakangurira abataratanga cyangwa se abantu baba bafite ubushobozi bwo gutanga zakatul mal bakaba batarabikora utaratanga zakatul mal afite ubushobozi nuko Imana izabimubaza. Itegeko ry'Imana ntabwo ari amahitamo yawe. Amru min Allah khudh min amwalihim sadaqa. Allah abwira fata mu mitungo yabo sadaqa ni zakaya tuvuga ngaho. Nanone Imana tujya aqimu salata wa atu zakata mutange muhoza amasengesho kandi mutange zakat. Allah katubwira ati wa kana lil mu'minin wa la mu'mina ntibikwiye ku musilamu Allah ashizeho iteka ashake guhita mu mategeko y'iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo niyo guhita mu mategeko ya Allah kandi uzigomeka kuri Allah ni Muhammad azafite uyu Muhammad cyane. Ntabwo umwemeramana yemeye guhita mu mategeko y'iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kudahitamo rero ni ugusari ukajimaka ugatanga na zaka. Nicyo turimo gutanga zaka. Ni itegeko ry'Imana turakwibutsa yuko wayitanga kuko bizagufasha. Imana izashyira imigisha mu kazi kawe. Imana mbese umutungo wawe gahunda zawe zizagenda neza kuko uzaba wumva Imana n'umwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyakubahwa Sheikh Murangwa Jamil nagira ngo mbabaze uyu munsi mwatoranyije gutanga imashini zidoda ese mwaba mwashingiye kuki mutahaye abantu ngo bacuruze amafaranga yabo Hari abacuruzi twahaye mu mujyi nyakubahwa mufti. Hari abantu bafite ishyirahamwe ry'ubumuga mufti yabahaye ishyirahamwe miliyoni batangiye gukora alhamdulillah. Barakoze batangiye gukora hano n'ahandi hari aho bahagiye ha Rubavu nakubwiye ko hatanzwe mu turere 15. Hano rero hagenewe abangaba basanzwe bakora kugira ngo nabo bakomeze biteze imbere cyangwa se bazi kudoda imyuga yabo nabo batera imbere. Ari igihe gutaha nabo bazatanga zakatul mal. nagira ngo ushimire Sheikh ku kiganiro cyiza muduhaye. Nakongeraho yuko hari konti yihariye ya zakatul mal ishyirwaho amafaranga. Iyo konti yaba ari iyihe? Ni konti iri muri BK Banki de Kigali. Amafaranga y'u Rwanda ni 00 03 03 40 bar
bar 06 06 968 968 255 255 bar bar 08 08. iyo ijyaho amanyarwanda. Hari indi konti ijyaho amadolari. Yo ni iyihe, iri muri banki yo? Nawe iri muri beka cyangwa se banki ya Kigali. N'izo nimero twavuze, ariko nyuma hakajyaho kugira ngo bibe 08 agashyiraho 09. Ku mpera ni 0040 0040 ku batanga mu madolari. Akanyerezo 069 069 68 255 akanyerezo 09. akanyerezo 09. Nubwo zitandukanye nubwo bitari ku mubare wanyu bakoze zitandukanye. Nanone muri abatanga amayero, ari konti yabo ni 03 nanone 03 40 069 069 069 68 255 255 akanyerezo 10. akanyerezo 10. Abo ni abatanga mu mayero. Watubwira, ndagira ngo mbwire abantu yuko twagize amahirwe yo kwiga ubwisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala tuzigeno yageneye abantu, mbese hari zakatul mali, hari abantu Imana yigeneye. Ibi byari kubamara impungenge yuko isanzwe itangwa, ntabwo ari ubwa mbere itanzwe, ariko noneho urabona mu gihugu cyose 6 ni nkeya. Abasilamu bose bacuruza cyangwa se bakorera umushahara batanze zakatul mali. Ndahamya yuko ntabwo batubwiye abakoresha momo, ntabwo batubwiye bo banyura muri iyo nzira. Ku bakoresha momo bo ntabwo byiza, ni systeme nziza ubuyobozi bwashyizeho, ariko wenda nabwo umuntu ashobora kuba adafite umwanya wo kujya kuri banki, yakwifashisha iki? Nayo hari systeme, hari nimero ya Baitul irebana na momo, turayibagezaho inshallah. Nta kibazo, reka tube twitegereje mu gihe ugiye kuyibaza. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagira ngo utangire wibwira abadukurikiye kuri iyi channel yacu Tumenye BTV. Witwa bande, mushinzwe iki mu muryango wa RMC? Murakoze. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nitwa Sheikh Nsengiyumva Suleiman, umuyobozi w'Isilamu mu karere ka Nyarugenge. Naam. Tubasanze muri uwo musigiti wa Al-Fatiha uzwi ku izina rya Onatracom. Tubasanze mu gikorwa cyo gufasha abantu mubafashisha amamashini. Iki gikorwa mwagiteguye gute mu muryango wa RMC? Murakoze. Iki gikorwa ni igikorwa kiri muri gahunda ya zakatul mali. Akaba ari igeno abayisilamu batanga nyuma yo kureba ko ibisabwa byose byubahirijwe. Naam. Mwakomeza mutwibwira. Iryo geno rero iyo rimaze gukusanywa rigashyirwa hamwe, ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda burishyikiriza abagenerwabikorwa. Nicyo gikorwa uyu munsi twakoze, kikaba gikozwe by'umwihariko muri aka karere ka Nyarugenge, aho hafashijwe abantu bagera kuri 4 bahawe izi mashini zo kudoda, ariko hakaba n'ishyirahamwe ry'abafite ubumuga naryo ryahawe amafaranga angana na miliyoni yo kunganira mu bikorwa byabo bakora bwa buri munsi by'ubucuruzi. Icyo gikorwa nacyo cyabereye hano cyangwa cyabereye ku yindi misigiti? Icyo gikorwa cyabereye ku musigiti wo mu mujyi nyirizina, ariko abagenerwabikorwa nabo muri aka karere kacu ka Nyarugenge. Cyayobowe nande niba atari ibanga? Igikorwa nyirizina ku rwego rw'igihugu cyayobowe na Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda, kandi kibera mu musigiti wa Al-Madina hano mu mujyi. Naam. Murateganya ko aba bantu izi mashini mwabahaye muzabishyuza, bazazishyura bakitura bakazitura, bimeze gute? Muri Isilamu ikijyanye na zakatul mali ndetse n'andi maturo muri rusange, ni amaturo iyo ashyikirijwe umugenerwabikorwa abaraye agomba gukoresha kugira ngo abashe kwiteza imbere. Ni muri ubwo buryo rero n'izi mashini abazishyikirijwe ni izabo, zigomba kubafasha mu kwiteza imbere. Imana yabashyiriramo imigisha, ubutaha nabo bakazaba mu batanga inkunga ndetse n'imfashanyo, bafasha abandi bashobora kuba bababaye cyangwa se bazikeneye. Nta kimwaba mwarashingiyeho mubahitiramo imashini, cyangwa se wenda ubutaha hari ibindi bikoresho muzabagenera?
icyashingiweho hashingiwe ku kuba cya mbere ari koko abazikeneye bigaragara ko bakeneye ko izo mashini zabageraho. Icya kabiri ni uko byagaragaraga ko bafite ubumenyi bwo kuzikoresha ku buryo basanzwe bazi kudoda ariko bakaba batari bafite imashini zo kuba badodesha. Ahanini nicyo cyashingiweho, hanyuma babona gushyikirizwa izi mashini. Ubutaha wenda abandi bantu bakora imyuga itandukanye nabo mushobora kuzabatekerezaho, hari nk'abakanishi, hari n'abantu bakora indi myuga itandukanye basudira, abo bo mwaba mwarabatekerejeho? Abo bose bizaterwa n'ubushobozi abayisilamu bazaba batanze, bose bazatekerezwaho kandi hazaherwa ku bababaye kurusha abandi. Nicyo akangurira rero abayisilamu muri rusange kugira ngo iki gikorwa umwaka utaha ese cyaba gikorwa mu gihe kingana iki, ukangura iki abayisilamu muri rusange? Nyirizina iki gikorwa nk'uko ubuyobozi bwabigennye kizajya gikorwa buri gihembwe, kuko umwaka wa zakatul mali kuri buri muyisilamu utandukanye n'umuyisilamu mugenzi we bijyanye n'ubushobozi bwa buri wese igihe yawuboneye ndetse n'igihe umwaka wa zakatul mali kuri we wageze. Bityo rero akaba ari igikorwa duteganya yuko kizakomeza mu bihe bitandukanye, ariko kugira ngo kibashe kugenda neza no kunoga nuko dusaba buri muyisilamu wese ufite ubushobozi ndetse ubona yuko n'iryo tegeko ategetswe kuryubahiriza, yuko iki gikorwa yakigira icye akajya yibuka gutanga zakatul mal igihe icyo ari cyo cyose yubahirije cyangwa se yujuje ibisabwa kugira ngo ya zakatul mal abashe kuyitanga. Akaba agomba kuyitanga kandi akayitangira igihe kugira ngo ibashe gushyikirizwa abagenerwabikorwa ari nabo ba nyirayo. Nyakubahwa Sheikh, uravuga zakatul mali, hari bamwe mu bayisilamu bashobora kuba badatanga zakatul mali bitewe n'uko batazi ingano y'amafaranga batanga. Iyo ngano yawe iteye ite? Ingano y'amafaranga umuntu atanga ni kimwe cya kane cy'icumi mu mutungo. Bivuze ngo iyo ufashe umutungo ufite ukaba uwo mutungo wujuje igipimo fatizo, hanyuma uwo mutungo ukawumara igihe kingana n'umwaka, umutungo wose uwufashe ukawugabanya na 40, amafaranga avuyemo ayo ngayo niyo utangamo zakatul mali. Urugero, nimba ufite miliyoni umaranye igihe kingana n'umwaka, ya miliyoni yawe urayifata ukayigabanya na 40 ugasangamo ibihumbi 25, ibihumbi 25 ukabitanga nka zakatul mali, nibwo bwonyine uyatanga. Sheikh, nagira ngo mbashimire kuri iki kiganiro muduhaye. Icyo wakangurira abayisilamu muri rusange noneho kugira ngo bitabire iki gikorwa ni iki? Murakoze. Icyo nakangurira abayisilamu nyirizina ni uko abayisilamu bakwiye kubahiriza amategeko y'Imana yose uko yakabaye. Ufite ubushobozi bwo gutanga amaturo akayatanga, ufite ubushobozi bwo gutanga zaka kandi ari ngombwa byujuje ibisabwa byose nawe akayitanga, atirengagije yuko ari itegeko ry'Imana. Icya kabiri ni uko tugomba twese no kugira umutima ufasha, tukamenya yuko ibyavuye mu mitungo yacu tukabitanga kugira ngo bigere ku bandi. Mu by'ukuri tubona ibihembo bihambaye cyane bivuye ku Mana, cyane ko ababa bashyikirijwe iyo nkunga basigara bagusabira kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Sheikh, nagira ngo mbashimire rero ku kiganiro cyiza muduhaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze Sheikh. Turi kumwe rero n'umwe mu bahawe iyi nkunga, nagira ngo dutangire atwibwira mwitwa bande? Nitwa Muhawenimana Zakia. Muhawenimana Zakia. Mutuye hehe? Ntuye muri Nyakabanda. Tuye muri Nyakabanda. Nyakabanda ya Gitarama, Nyakabanda ya Kigali? Nyakabanda ya Kigali. Nyakabanda ya Kigali. Umurenge wa Nyakabanda, Akagari ka Nyakabanda ya kabiri. Musanzwe mukora se uyu mwuga w'ubudozi? Oya, nta mashini nagiraga. Ariko kuba nyibonye alhamdulillah ugiye gukaza nkore umwuga w'ubudozi. Nibwo bwa mbere ugiye gutangira kwiga kudoda cyangwa wari usanzwe ubikora? Narabyize. Warabyize? 2013 narabyize mfite na certificate. Wari usanzwe ufite aho ukorera cyangwa ubu nibwo ugiye gushaka aho ukorera? Oya, ntaho nagiraga. Wavuga iki noneho ku muryango wa RMC uguteguriye iyi mpano nziza cyane, wayibwira iki? Ndashimira alhamdulillah umati ya rasulu y'iki gihe, ndayishimira cyane. Amina. Kugerageza kwibuka abayisilamu bakeneye ubufasha. Allah bongerera ibyiza. Kandi
ndanifuza ko n'abandi bataragerwaho n'ubufasha inshallah ku bushobozi bw'Allah nabo bwazabageraho bi'idhnillah. amin. Ndashimira abayisilamu bakomeje kwitanga mu gutanga zakatul mali natwe ikabasha kutugeraho. Nizere ko nawe ubutaha uzatangira gutanga zakatul mali inshallah. Noneho wamarira iki abandi batazi kudoda kuri iyi nkunga uhawe na RMC? Wowe warabyize, urateganya kuba wakora iyo wamara iki abatazi kudoda? Ndi tayari kuba nakwigisha uwangana yifuza kumenya ubumenyi bwo kudodesha imashini. Ubu abantu muturanye noneho ugiye kubahamagara ubigisha kudoda cyangwa uzajya uyarya wenyine? Oya, ntabwo ndi igisambo. Nzabigisha inshallah. Ubwo nizere yuko rero urungano n'abo muturanye uzabiyambaza ukabiyegereza nabo ukabigisha uyu mwuga wawe. Inshallah, ndi tayari. Murakoze rero ku kiganiro cyiza. Murakoze. Allah bongerera ibyiza. Amin. Iyi mashini yawe noneho ni iyi ngiyi. Aha rero akaba ari mu musigiti wa Al-Fatiha, aho habereye igikorwa cyo gutanga zakatul fitri ku bagenerwabikorwa batoranyijwe kugira ngo iki gikorwa giteze imbere abantu bafite imyuga runaka, kibateza imbere. Abatari bafite amamashini bayahawe, abakoreraga bagenzi babo kandi nabo uyu munsi wa none batangiye kugira ngo bajye bikorera ku giti cyabo. Dushimira umuryango wa RMC watekereje kuri iki gikorwa cyo guteza imbere bamwe mu bayisilamu n'abayisilamukazi basanzwe bafite imyuga. Murakoze. Ndagira ngo mbashimire kubera ko iyi ni imfashanyigisho rero ikubiyemo urutonde akamaro ka zakatul mali. Tubibutse ko zakatul mali ni inkingi ya gatatu mu nkingi eshanu zigize isilamu, kwemera kwa isilamu. Iyi zakatul mali rero aka ni agapapuro kerekana igipimo fatizo zakatul mali itangwamo. Iki nanone iyi zakatul mali hano hariho abagenewe iyi zakatul mali. Ikindi kiri kuri aka gapapuro itangwa gute kandi ryari. Ikindi kiri kuri aka gapapuro ni akamaro ko gutanga zakatul mali. Ese utanze zakatul mali bimumarira iki? Iyindi ngingo iriho ni ibihano byateganyirijwe abantu badatanga zakatul mali. Iki nanone tubibutse ko iyi zakatul mali itangwa mu mafaranga, ntabwo itangwa mu biribwa. Zakatul mali yo itangwa mu mafaranga, hanyuma zakatul fitri ikaba yatangwa mu biryo, mu binyampeke nk'uko mwabyumvisha abashehe babisobanuye. Nagira ngo rero mbashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, kuba mwaduhaye umwanya wanyu mugakurikirana iki kiganiro cyacu. Tubasaba gukora subscribe kuri channel yacu ya Tumenye BTV, tubasaba gukora share ibiganiro byose tunyuzaho, tunabasaba gukanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho 5 buri munsi. Mbashimire rero mwebwe mwese twabanye, ikiganiro nakagaruka mubane na kugira ngo